Abajyanama batuma hari aho dukura abantu n'aho tubajyana naho tuberekeza kandi bibagirira umumaro. Abajyanama beza badata abantu hanze. Abajyanama bazatuma buri muntu yifuza kutugana. Abajyanama batuma abantu ubuzima bwabo burushaho kurura, yicuza mpamvu ki yahuye nawe, yicuza mpamvu ki yashoboye kukumenekera. Oya, bakunzi ba Twim TV, turabasuhuje mu izina rya Yesu. Yesu ashimwe. Muri aho muri amahoro. Ndashimye Imana ko nongeye nanone kuboneka hano uyu munsi. Imana ni umukozi w'umuhanga, hari inzira nyinshi mazemo iminsi ariko yangaruye amahoro. Imana ihabwa icyubahiro. Nishimiye yuko rero nshoboje kongera kuba hano. Njya mbibabwira buri gihe, ntabwo njya nduha kubivuga. Ntabwo ari uko twebwe duhumeka ari wowe ari nanjye, ntabwo ari uko hari icyo turusha bariya bari muri ICU, ntacyo turusha abaguye ku mpanuka, ntacyo turusha abarwaye, ntacyo turusha uwagize atya gusa agapfa ataranarwaye, ntacyo tubarusha. Byose ni ubuntu bw'Imana. Rero mbere y'ibindi byose, kuri iyo Mana niyo gushimwa, tukayishima yuko twe tugihumeka, tukayishima yuko ibidushoboje none kuza hano, tukayishima ko tukiri bazima kandi tugishobora no kuvuga izina ryayo. Hari n'abo tuzi ejo bayivugaga ariko uyu munsi ugasanga yahinduye imvugo. Rero twebwe tukibishobora, mureke dufatanye tuyishime. Data, mu izina rya Yesu tuguhaye icyubahiro kubw'ineza n'ubuntu bwawe. Ushimwe kuri Imana idukunda, ushimwe kuri Imana y'inyambabazi, ushimwe ko uri Imana irinda bigashoboka, ikora bigashoboka, ivuga bikaba. Ushyirwe hejuru kubw'ineza yawe muri byose, izina ryawe rihimbazwe. Uburinzi bwawe buratugose, ineza yawe iratugose, imbabazi zawe ziratugose. Niyo mpamvu Mwami tuvuga ngo urakoze kudushoboje gukomeza kuba duhumeka umwuka w'abazima. Urakoze kutuzanya hano nanone kugira ngo tugire icyo tuhavugira. Urakoze Mana ko hari amatwi wateguye kugira ngo azumve ikiganiro. Urakoze ko hari amaso wateguye kugira ngo azakibone. Urakoze ko hari imitima yari ikomeretse, hari imitima yari ibabaye, ariko Mwami ugiye gukoresha rino jambo maze ukayivura. Urakoze Mwami ko atari jye uri bugaragare ndetse ntari bwumvikane, ahubwo wowe muri jye uri buganze. Urakoze ko Mwami wa mutima wateganije nyaguhora ku ngoma ari wowe uri buyobore kugira ngo ushobore kumva iki kiganiro. Mwami, tubonye kenshi ibiganiro dutanga ariko umwe Satani agashakamo ijambo rimwe ryuririraho kugira ngo asenye ubutumwa bwari bugamijwe gutanga. Ariko turakwinjiza wowe Mana ishobora byose, ngo ni ukuri bibe uko ushaka ntibibe uko twe dushaka. Aba ari wowe uvuga, aba ari wowe wumvikana, aba ari wowe ugaragara muri jyewe. Izina ryawe rishyirwe hejuru kandi rihabwe icyubahiro. Ushimwe kandi uhimbazwe ku byo gukora ndetse n'ibyo tutatuye, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Yes, nk'uko rero mumenyereye, nitwa Mumaganza, nitwa Umuganwa, nitwa Jolly, nitwa Aunty Jay. Uyu munsi rero n'undi munsi mwiza waje kugira ngo tubane kandi dufatanye gushima Imana. Aho uri hose, yaba ari mugoroba iwanyu, yaba ari mu gitondo, yaba ari ku manywa, aho uri hose ni ukuri Imana ishimwe ikomeje kurinda. Rero ndavuga ngo Imana ibahe umugisha, muri ahantu h'umumaro cyane, muri umugisha wacu, muri umugisha Twim TV. Tumaze kubabona, hari benshi ndetse bamaze kujya badushyigikira mu mvugo no mu ngiro. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Ndabashima mwebwe mwese mukomeje kumvugisha, cyane cyane mushingiye ku kiganiro cyangwa ubuhamya natanze kuri TV yitwa Isimbi TV, aho naganiraga na Sabe ambaza ubuzima bwanjye. Ni ukuri hari benshi, hari inshuti nyinshi nabonye kubera ubwo buhamya. Ni ukuri ndabashimira kandi Imana ikomeze kubaha umugisha no kubakomeza. Nta kindi cyatumye tuba inshuti, ni uko mwabonye ubuhamya natanze ukisanga nawe warabuciyemo, ukumva hari impamvu yo gushima Imana. Aho wari wigunze wumva ko ari we wenyine, aho wari wigunze wumva ko ari wahuye n'ishyano, aho wumvaga ko wamizwe n'isi, aho wumvaga yuko hari ahantu uri wigunze ariko washoboye gusobanukirwa ko atari we wenyine. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro ko yakoresheje buriya buhamya bukagira umumaro kuri benshi. Ndashimira inshuti zanjye nyinshi nabonye aho ngaho. Hari benshi bamaze kuganira nabo nasanze bari bafite ibikomere bikomeye cyane,
hakaba ubwo umuntu akubwira ati nari mfite ibintu narunze nashyize nazingazinze nk'uko umuntu ashobora gufata nk'ishashi akazinjiramo imyanda akagenda akagira ahantu habibika mu cyumba cyangwa he akavuga ati ibi nta n'umwe nkeneye ko azapfa amenye ibirimo, ariko kubera Imana bigashoboka ko mupfundura mukabisangiza ukaba wararuhutse. Icyo ni nacyo tuba duharanira hano, nta kindi tuba duharanira ko hari umutima wavurwa n'ijambo ryo turi buvugira ahangaha. Tukavuga uko inzara yandiye, ariko nkaza kugira igihe nkabona ikindamira, ukisanga wari uri muri iyo nzara wumva nta kizayigukuramo, ariko ukabona ukongera ukaremeka ukumva hari impamvu yo kubaho, kandi nawe iyangiriye ityo ariyo kwizerwa nawe izabigukorera. Nicyo tuba duharanira. Rero ndabashimira mwese mwebwe mwashoboye kugenda mufungurira kuri izo za garbage mwari mwarabitse ahantu mwumva ari ibintu bikomeye cyane bihambaye, ayiwe ariko numvise ibintu bihambaye cyane bikomeye cyane. Ndongera kubahumuriza bakundwa, muhumure Imana niyo kwizerwa, dukomeze tuyihanga amaso, nta gihe na kimwe izadutererana. Reka mbabwire, narabibabwiye icyo gihe nabonye Imana aho ingejeje n'ukuri ndayishimira, aho igamije kuntwara nayo ndayishimye. Nawe rero ntushire ntiwumve ucitse intege, ntiwumve urambiwe, dukomeze aho Uwiteka yaduteganirije kutugeza tuzahagera nta kabuza. Uyu munsi uranyura mu isayo, umunsi urakandagira amahwa utambuka, uyu munsi urahura n'ibibazo bitandukanye, uyu munsi uragera hazamuka ukananirwa, ariko kaza mwendo, komeza. Iyakuvanye hahandi hibuke, iyagukije bya bindi byibuke, iyagufashije hahandi yibuke. Iyo ngiyo niyo yo kwizera, tugakomeza twayihanga amaso. Naho uri muri icyo ngicyo cyurimo kikunyeganyeje, kikutwikiriye, kikweretse yuko nta cyagukuramo, Imana ishobora byose. Imana yacu ishobora byose, kandi imbaraga tuzikura mu kwibuka ibyo Data yadukoreye mu myaka itambutse. Niho hantu ho tujya tuvoma imbaraga, tuzivoma hahandi iyo twibutse icyari gikomeye Imana yadukuyemo. Iyo wibutse aho niho imbaraga z'ubutsinzi zituruka. Iyo ushoboye kubyibuka rero ni ukuri uba watsinze. Rero nicyo cyo mbasengera, kugira ngo tugire imbaraga zizirikana kwibuka aho Imana yadukuye. Bizatwambika imbaraga zishobora kumva ko niba ibyo ndimo none ahangaha Data ashobora byose aza kubinkuramo. Rero wowe ufite ikibazo kigukomereye, yaba ari uburwayi, yaba ari kuri wowe, yaba ari urwaje, yaba ari ikibazo gikomeye cyurimo cy'ubuzima, yaba icyo ari cyo cyose, menya ko Data ntaho yagiye. Uko yari ari ejo niko n'ubu ari, ni n'akazahora ibihe byose. Arashoboye, tumuhanga amaso gusa. Ako ni akari kanyuzemo rero. Uyu munsi nagize ngo tuganire ku kintu cyitwa ubujyanama. Ubujyanama ni iki? Ese ni muntu ki ukwiye kujya inama? Ni muntu ki se ukwiriye kugirwa inama? Hanyuma se umuntu ujya inama akwiye kuba ari muntu ki, ameze ate, arangwa n'iki? Uyu munsi nicyo ngira ngo tuganireho. Ubujyanama ni iki, bumaze iki, bukorerwa nde, bukorwa nande, mu gihe ki, bukorwa buti? Rero uyu munsi nagiye tuganire, tuvuge ngo ubujyanama ni ikintu cyiza cyane. Kujya inama bikwiye gukorwa n'umuntu wabanje ubwe akisobanukirwa. Umuntu wabanje akisobanukirwa, akamenya uwo ari we, akisobanukirwa, akamenya ahava, akamenya ahari n'aho agana. Ngo utazi yava ntamenya n'iyajya. Rero ni ukuvuga ngo nanjye umujyanama numva ari umuntu w'agaciro cyane, ariko ikizamuhesha agaciro ni iki? Nuko we ubwo azabanza akisobanukirwa uwo ari we, akamenya aho avuye, akamenya ahari, akamenya n'aho ajya. Bizamworohera cyane kuba yafata ukuboko, kuko kujya inama ni nko gufata umuntu ukuboko ukamutambutsa aho atarashoboye gutambuka. Ni umuntu kumufata ukamuteza intambwe atarashoboye gutera. Numva kuri jyewe ari bwo bujyanama, aho usanga umuntu yari mu nzitane z'ibibazo, ariko yarangiza akavuga ati reka jyewe nizere mama ganze ngene mbwira ibyanjye, nuko noneho zanzitane nkagira gutya nkazikuzamuramo nkazigukuramo. Numva ari bwo bujyanama. Mujyanama rero numva ari umuntu wisobanukiwe, numva ari umuntu ufite nawe icyari butange.
kiri bufashe wa muntu. Umujyanama numva ari umuntu ukwiye kuba afite ubwenge bw'ubumana muri we, buri bumufashe kugira ngo ashobore kugira inama wa muntu iri bugende neza igahuza n'ikibazo cye afite, igashobora kumugirira umumaro. Umujyanama numva ari umuntu ukwiye kuba afite umutima wakira kandi wakwakira ukagira none ibiwuturukamo byari bufashishe wa muntu, biza ari bimufasha, atari bimukomeretsa, atari bimutoneka, atari bimuhutaza. Umujyanama numva ari umuntu ufite umutima nanone wakira ibya wa muntu akabigira ibye, akabibika, akabishyira ahantu, akabisangira n'Imana yayindi imuhereza bwa bwenge bwakoresha kugira inama wa muntu, bikaba hagati yabo uko ari batatu ntibibe byasohoka. Umujyanama numva ari umuntu ukwiye kuba ari umunyamabanga wimbitse, naho icyo umuntu akubwiye ugifata ukakimira ukamenya ngo kiri hagati yawe n'uwo muntu n'Imana yanyu, full stop. Numva ari we mujyanama. Umujyanama numva ari umuntu ukomeye cyane, ariko nawe nubwo bwose agakomera akeneye nawe kugirwa inama. Burya njya mbona ko burya icyuma nicyo gityaza ikindi, icyuma gityaza ikindi, kugira ngo rero urusheho gukomeza gutyara nuko nawe ugira aho wityariza. Ntabwo kuba umujyanama numva atari ukuba umuntu ugaragaza ko wishoboye, nta kugira inama urashoboye, nta wundi muntu wakugira inama, ni wowe mujyanama, ni wowe ushoboye, ni wowe oya. Kugira ngo turusheho kuba umujyanama, kugira ngo arusheho kugira inama neza, nuko aba nawe ashobora kugira igihe agafata umwanya akagenda n'akaba yagirwa inama, bikamwubaka, bikamuhagurutsa kugira ngo ashobore n'ejo bundi nawe kuba yagira undi muntu wagira inama. Rero numva ko umujyanama ari umuntu ufite uwo mutima n'uwo muhamagaro w'ubujyanama. Nibaza ko ntahaguruka gusa nonaha ngo njye kujya inama kandi nanjye ubwanjye ntafite uwo mutima cyangwa uwo mutima cyangwa se uwo muhamagaro w'ubujyanama. Numva ariho hahandi ho ngenda nkaba najya inama, ariko ya nama yenda ntigirire umumaro wa wundi wanyigiriye. Numva ariho hahandi ndashobora guhaguruka najya inama ntigire umumaro. Numva rero umujyanama akwiye kuba ari wa wundi ufite uwo muhamagaro w'ubujyanama ubwe, kandi nanone akagira uwo mutima ushobora guca bugufi akagenda akaba yagirwa inama, kandi icyo kimutyaza kimufasha kugira ngo arusheho gukomeza kuba umujyanama mwiza. Numva ko umujyanama rero ari ukuba uri umuntu ni ukuri ubundi w'ingirakamaro cyane, ariko nanone kuba umujyanama mwiza numva nk'uko nabivuze ari ukuba umunyamabanga, ukagira ibanga icyo umuntu akubwiye ukagifata ukakigira icyawe nawe na ya Mana yanyu iba ari hagati, kuko duhora tubivuga ko nta na kimwe burya dukora iyo ugikoze utabanjemo Imana biroroshye cyane kuba ntayitinya, ntayubaha ngo numve yuko yanshyize mu nzira y'uwo muntu kugira ngo nzamukomeze, nzamubere umujyanama, ahubwo nkibeshya ko ari ubwenge bwanjye, nkibeshya ko ari ubumenyi bwanjye. Bizanyorohera cyane gusohoka nkaba najya kubivuga, nkavuga ntariko nti Jore namugiriye inama, ejo bundi nasanze akora ibi n'ibi, nasanze se yiba, nasanze se atita ku mugabo, nasanze se atita ku bana be, nasanze se atamenya urugo rwe. Uzi ko Jore nasanze ameze atya, uzi ko niho bizakorohera cyane kuba wajya kuntaranga hanze, aho kugira ngo wumve ko ni umuhamagaro Imana yaguhaye ukwiye kurinda, ni impano Imana yaguhaye ukwiye kurinda cyane kugira ngo irusheho gukomeza kugira umumaro wa wundi ugira inama. Ni ukuvuga rero ngo ndacyavuga ku mujyanama. Umujyanama rero udafite ubwenge bw'ubumana akiringira ubwe gusa, biroroshye cyane kuba yakwangiza ya mpano imurimo. Niba uri umujyanama Jore akakubwira ibye, ejo warangiza Jore akabisanga ahandi, ni ukuri burya ntabwo uri umujyanama. We niko wiyumva, ni nako wiyemera uvuga, ariko mu by'ukuri ntabwo uri umujyanama muzima. Umujyanama muzima akwiye kugira ibanga akarikomeraho, iryo Jore yamubwiye akarigira irye, ndetse n'Imana yabo ko ari batatu akari bo barimenyanaho. Ariko ushobora gufashisha undi muntu
inama wagiriye Jolly ni uko wamusanze naho utumye agera uyu munsi ariko utatuye izina rye, ntiwature izina rya Jolly, ntutume njyewe menya ko Jolly wamugiriye inama usanze afata nabi umwana we, usanze se yiba kugira ngo atunge umwana we, usanze se ajya mu bagabo kugira ngo atunge abana be, usanze se no, gira inama wa muntu umufashishe Jolly amubere imfashanyigisho ariko utatuye izina rye, bituma ashobora kuba nawe hagira hava naho umugeza kubera ubuhamya bwa Jolly cyangwa kubera uburyo wafashije Jolly naho wamusanze n'ahari uyu munsi. Ariko kirazira kikaziririzwa kuba uri umujyanama ibyo ubwiwe byose ejo mu gitondo umuntu akabisanga ahandi. Ni ukuri ni ikintu kitari cyiza. Niba uri umujyanama ukwiye kuba ufite ububati navuga ububati bwinshi muri wowe, akabati uri bubikemo ibya Jolly, akuri bubikemo iby'umuganwa, akuri bubikemo ibya Aunty J, akuri bubikemo akuri buri muntu wese ukamugirira akanya ke ahantu mushyira ukabikamo ibye, nibwo uzaba uri umujyanama muzima. Rero iyo umujyanama warangiza ukaba udashoboye kubika iryo banga, uzabigira utyo, ejo ibyanjye nakubwiye mbisange hariya, ejo ibyo Jolly akubwiye abisange hariya, ejo ibyo Aunty J akubwiye abisange hariya, ejo iby'umuganwa akubwiye abisange hariya, ibyo Mama Ganza akubwiye abisange. Ba bantu bashobora kuzizenguruka bakizengurukana ubwabo cyangwa bagagenda bahura n'abandi, bikazamenyekana yuko utari umujyanama mwiza kubera ko ibyo umuntu akubwiye ubifata nanone nawe ukongera ukabita hanze, ukamuta hanze wa muntu, ntumubikire ibanga. Icyo gihe rero ya mpano Imana yaguhaye uzaba uyikeresheje, uyikoresheje nabi, bizatuma ntawe uzongera kukugana ngo mugire inama. Umukozi w'Imana, umuntu w'Imana, inshuti y'Imana, mwana w'Imana, niba warahawe iyo mpano, iyo ni impano ikomeye cyane ishobora gutuma hari benshi ukuraho bari bari habi ukageraho, ndetse mukagera naho muzagerana mu gihe uzaba ubabereye umujyanama mwiza. Kuzaba umujyanama mwiza wabo rero ni ukuzamenya kubika ibanga, iryo akubwiye ryose ukarifata ukarimira bunguri, ukazarinda upfa ntawe urimenye. Ni ukuri Imana idushoboze, nanjye ndimo kuko ngiriye inama benshi. Imana idushoboze dushobore kubika amabanga yabo dufitiye, yabo twashoboye guca amaboko cyangwa baduciye amaboko tubagira inama. Kirazira kikaziririzwa kuba nata hanze umuntu wangishije inama. Umugore yangishije inama uko abana n'umugabo we, umugore yangishije inama uko arera abana be, umugore yangishije inama uko abana na bene wabo, umugore yangishije inama uko amenya kwambara, uwangishije inama uko atunga urugo rwe, byose nkagenda bamuta hanze, ntabwo bikwiriye. Ntabwo icyo gihe nzaba ndi umujyanama mwiza. Rero ni ukuvuga ngo umuntu ugirwa inama, noneho umuntu ukwiye kugirwa inama ni wa muntu nyine uyikeneye. Umuntu ukwiye kugirwa inama ni wa wundi ukeneye iyo nama yawe kubera uburyo akwemera, kubera uburyo abona ibyo ukora, kubera uburyo abona ibyo wigejejeho, iby'Imana ikugejejeho. Wa muntu akavuga ati kubera iki kintu cyo nkeneye, nari narabuze ukuntu menya uko narera abana banjye neza, nari narabuze uko nafata umugabo wanjye neza, nari narabuze uko ubwanjye nakwifata, uko nakwambara, uko navuga, uko nagenda. Ariko Jolly hari ibintu byinshi namubonyeho, oya reka mwegere mugisha inama. Wa muntu azaba akeneye ya nama, najya gutera intambwe akwegera ngo mugire inama. Umuntu ukeneye kugirwa inama ni wa wundi wumva ko ibyo yari arimo yagerageje ibyo ashoboye ngo abyikuremo, ariko arabona bitoroshye, noneho akaza kubona ufite icyo amurusha. Wa muntu natera intambwe akugana, uwo muntu akeneye inama. Igihe rero byabaye bityo, umuntu w'Imana mwakirane yombi, mutega amatwi, mubonera akanya, muha akanya kawe, mwiteho. Ahari yenda hari impamvu yarenze abantu bose, ariko akumva ni wowe agiriye icyizere. Rero ni ukuvuga ngo mwiteho, umuhereza akanya kawe, ko nta kintu gihenze kuri iyi si nk'umwanya w'umuntu. Ariko numara no kumuha ako kanya, mubikira ibanga mukundwa, mubikira ibanga ntakazasanga waramutaye hanze. Niba hari ikintu kibabaza, njye nigeze kubivugaho, umugore nagize inshuti numva nihaye kumumenekera, kumubwira ibyanjye byose, ariko naje kubabazwa nuko nabisanze hanze yabivuze. Nguriya se ngo mwagize ngo ni gutya, ngo reka ngo ni uku nguku, ahubwo ngo mwe ntimumuzi, ngo dore ibye dore ngibi.
narababaye cyane ndavuga ngo ntabwo byari bikwiriye yuko ikintu cyo namubwiye twiherereye ngisanga mu bantu noneho barenze umwe, babiri, batatu. Rero ni ukuri Imana ibidufashemo ari nawe uw'Imana yahaye iyo mpano, reka tube abajyanama beza ariko tube n'abanyamabanga beza. Utugishije inama twumve ko hari impamvu yarenze abantu bose akaba ari wowe aza kugisha inama. Ni ukuri reka mbabwire ngo iyo wagiye inama ukagira inama umuntu ukagera aho umukura naho umugeza, ni ukuri nta kintu cyiza nkabyo. Ese uzi kwicara ukumva umuntu akubwira ati nsigaye ndyama ngasinzira kubera inama yangiriye, nsigaye nambara nkumva umwenda urambereye kubera inama wangiriye, nsigaye nsokoza nkabona umusatsi wanjye pe umeze neza kandi imbere ntabwo gihe nabonaga ko naberwa, nsigaye niyumva neza, nsigaye mpumeka nkumva ndahumeka neza in and out, nsubiza umwuka imbere nkusohora nkumva pe kubera inama wangiriye. Ako biragatsindwa aho umuntu asigara yicuza akavuga ati buriya kuki nagiye kubwira Jore ibanga ryanjye, kuki Jore nateye intambwe hajya kumubitsa ibanga ryanjye, none nari nzi ko ari ibanga, nari ndibitsa ari iryanjye, nari iryanjye n'igihereranye, ariko bije gusoza ndisanga ahantu hose. Biragatsindwa rero. Imana idufashe kandi turengere kandi dushoboze kugira ngo tube abajyanama beza ndetse n'abanyamabanga beza, kuko ni ukuvuga ngo ujye inama ariko udashoboye kubika ibanga ry'umuntu byakugora cyane kuzajya ujya inama, kuko uzayigira umwe, babiri, batatu, nanjye ubate hanze, ni ukuri bazabwirana, bizasoza ya nama yawe rero nta kimaze. Abantu bose bakubona wowe ukaba uzi ko ukiri wa wundi, kumbe warakamutse ntacyo umuntu akikubonamo, warakamutse. Nta rindi jambo numva nakongeraho, ariko warakamutse nta kintu. Wowe ukaba uzi ko ukiri wa mujyanama, ukaba wafashe undi utakuzi, ariko wa wundi ukuzi ugasanga ntacyo kimumarira, ariko nyamara ni wowe yabonagamo ko ibintu byose bimuyobeye, ari wowe wenyine wayimufasha akabivamo. Ni wowe yabonagamo ko ibintu byamugose byamudidaniye, ni wowe wenyine wakayimufasha, ariko bikagera igihe akabona ko ntacyo uri cyo kuri we, ahubwo yicuza mpamvu ki yahuye nawe kugira ngo umugire ya nama, bigatuma ibyari ibanga rye bijya hanze kugira ngo akamenyekana ku bantu bose. Ni ukuri kirazira kandi kikaziririzwa, kandi nta n'icyo byaba bimaze. Mu buryo bw'ubumana nibaza ko Imana ikugaya cyane aho ikuhereza iyo mpano wahinze ukayikoresha nabi. Nanjye ndimo, ntabwo ari wowe gusa, nanjye ubwanjye ndibwire. Rero mukundwa, Imana impano yaduhaye ni impano ikomeye cyane, ariko dukwiye kumenya uko tuyibagarira, tukayisukira, tukayivomerera. Nta kindi uretse kuyisengera uko bwije uko bukeye, uretse no kugira ubwenge buyihagararaho, ntihakagire uzamenya icyo umuntu yakubwiye ikaba ibanga ryawe. Ukajya buri uko usenze ukajya uvuga uti Mana ndakwinginze kugira ngo nshoboze ngirire ibanga rya Jore ndimire. Niba ugiye no kurifashisha undi muntu, wayimufashisha ubuhamya bwa Jore cyangwa se ibyo wamufashije bigakoreka, intambwe wamufashe gutera mukayiterana, byashoboka ko wabifashisha Aunty Jay, ariko utatuye izina Jore. Ujye kuvuga ngo rero ngo Jore ngo nuko ko buriya Jore bw'umureba hariya sugira ngo ugira ngo ni muntu ki Jore ko burya ameze atya kamera atya ko buriya se sije wamufashije nkagira ntabwo ari byiza. Si byiza yuko icyo uhaye umuntu kimenywa n'undi. Ubundi ijambo ry'Imana ritwigisha ko icyo ukuboko kw'ibumoso icy'uburyo gukoze ibumoso budakwiye kukimenya. Ni ukuvuga rero ngo numva nigiramo ko ibyo wambwiye nta mpamvu nkwiye kubita hanze, ibyo twakoranye nta mpamvu bikwiye kumenywa n'undi muntu. Reka bimenye bimufasha, ariko ntamenye rya zina rya Jore. Ntibishoboka se bakundwa? Reka rero tubiharanire, ariko nta kuntu nanone natwe tuzabyishoboza. Ijambo ry'Imana rivuga ngo dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga. Rero murakoze kuba mushoboye kuntega amatwi. Ni ukuri tukaba tumenye ngo dusobanukiwe ubujyanama icyo ari cyo. Ni ukuri Imana idushoboze nk'abajyanama, tuba abajyanama beza, tuba abajyanama batuma hari aho dukura abantu n'aho tubajyana naho tuberekeza kandi bibagirira umumaro. Tuba abajyanama beza badata abantu hanze, tuba abajyanama bazatuma buri muntu yifuza kutugana, ntituba abajyanama batuma abantu ubuzima bwabo burushaho kurura, yicuza mpamvu ki yahuye nawe, yicuza mpamvu ki yashoboye kukumenekera. Oya,
imana yo mu ijuru idufashe, niyo yonyine yadushoboza. Kristo wo muri twebwe atuganze adushoboze kugira ngo inama tugiye ibe inama nzima yubaka ntibisenya umuntu ngo arusheho gutonekara, arusheho gushenguka umutima, arusheho mbese ahubwo asubirire rimwe inyuma ho kugira ngo agire intambwe atera kubera inama wamugiriye. Rero Imana idushoboze kandi aho tutabyitwayemo neza itubabarire ko abyaye irashoboye. Nuko rero Imana iduhana umugisha, murakoze ko munteze amatwi, reka dushime Imana kubwire ijambo iki gitekerezo dutangiye hano, kandi nukuri twizera tudashidikanya ko Imana iza kukigeza kuri wa wundi yateganije yuko kizageraho kandi kikamugirira umumaro. Data mu izina rya Yesu Kristo tuguhaye icyubahiro, dutangira twakuraritse tavuga ngo ube ari wowe wenyine ugaragara, aba ari wowe wenyine wumvikana. Twe ku bwacu ntacyo twakwishoboza, nta nicyo twageraho. Amagambo twavugira aha atari wowe mujyanama wacu, nta na kimwe yamarira abari buyumve, nta na kimwe yamarira abari yatega amatwi, ndetse nta naho byabakora, nta naho byabageza. Ahubwo Mwami, wowe muri twebwe uganje ugategeka ndetse ukayobora, ni wowe wenyine watuma hari icyo bibamarira. Turagushimye rero ko wabanye natwe nk'uko twabigusabye, turagushimye ko hari umutima ugiye kuganiriza, turagushimye ko hari ugiye guteza intambwe muri ba bajyanama. Ushimwe himbazwa ko hari ugiye kuganiriza, ndetse aho twagiye bidakwiriye Mwami ukatuganiza nabwo tukihana. Utubabarire Mwami aho tutagenze neza, utubabarire aho twamenye amabanga y'abandi, utubabarire aho twatumye hari uwicuza guhura natwe, utubabarire hari uwicuza wa wundi wa twatumye yicuza kuba yarahuye natwe akatubwira ibye. Mwami utubabarire kandi utweze. Nuko rero gitare cyiza, ongera kudusiga amavuta y'igikundiro, ongera kuduha kwizerwa, ongera kudushoboza kugira ngo tube abajyanama wishimira kandi bafitiye umumaro iyi si. Rero Mwami, twese nta na kimwe twakora, dushobozwa nawe Kristo duha imbaraga. Turakwiringiye kugiye kudushoboza kugira ngo tube abajyanama bashimwa n'Imana n'abantu, ndetse bafitiye umumaro ubwoko bwawe. Icyo ni kuzera bibi byawe Data, mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen.